nzira ntibwira umugenzi. Se ko telefone ubutayifata bimeze bite? Se shira ubundi wowe ko wanyanze ubu ngubu ni corona yaguhishe ntukivuga ntukimamagara. Uri mu rugo se? Nari nyine narindi Remera narigize ngo nguhamagare numve nimba hari ubundi nze ngo ngusuhuze. Utakareho ibwiraga ku munezero umufatishije none uko bwije uko bukeye niko ngenda niheba. Ese ibyiza wankoreraga washakaga kunyibira umutima none wowe ese kutajya unansurara Kwema bitanu ejo nzaza kugusura. Yesu asa bitanu ariko n'umuntu amafaranga menshi Ngaho yamenye. se ahubwo se sheri ahubwo se Moses ari gukora iki? Shani arimo arasoma ibinyamakuru. Ari gusoma ibinyamakuru. Sha ntamfite nubwo wajya ngo papa agiye kuza guhaguruka kujya gusanga. Ase papa isa abo ngo baramukanira byatari tuganira hari kibazo. Iki kibazo rero nuko utazi papa nagusanga ngara. Saza ndaza kanaza hanga. Birakabije we inyana y'imbwa nkiri intero rugo ni haracu wambaye none amafaranga kuyatwara yabashize yanwaye ariko ayo ubwo twagiye Ngiye gusaba amazi ntabwo ngende. Wowe uje gusaba amazi? Niyo yonyine rwose nende kwikomera. Sawa. Genda umuzanira amazi. Genda uzane ya bido y'amazi. Yesu Shyira ngaho. N'ibindi biracyaza. Ntugire ngo ni ibi ngibi byonyine. Ngakira amazi rwose wandaye. Ngakira amazi fata amazi. Shaka yose. Oya nanda aracyaza dorara. Nakoze. Wiki? Ngwino sura y'amazi. Ngomba kunywa amazi nk'uko yasabye? Reka ahubwo nze ndebe hano indi bido isigaye ndanyiza kugira ngo nkwemeze. Wandebye nabi umfata nabi nariseke Ase shaka kumbona mwikanze bigenze bite? Kwimanda ganje. ubona se ibyo turi gukina amazi Shyushita amashashi, shyushita amakwere. Nakwica.